buriya abantu benshi bari bazi ko nzaba mu footballer wa danje cyane kabisa. Niyo talent wari ifite ni mbere munane mwiza cyane. Ubura Amavubi ebana yahombye mu mediator icya Afrika twaragisubira cyane wala umuntu nzi neza ziko mediane yanjye yabaga ikaze ariko noneho uko iminsi igenda yicuma uko imyaka igenda ijya imbere isi kazana n'ibyayo isi kazana n'ibyayo nisanze noneho nisanze bya bintu nakundaga ntakora ndi kubikora none ari byo bita umuziki kuko na mbere ko abantu bari strong urumva rero indirimbo Bobo Praba yakozeho abari indirimbo ifite imbaraga mastering yo urayumva indirimbo yanjye uyumvisha umva ko ari indirimbo ifite imbaraga ifite n'ishusho ryiza urumva rero nagombaga guhera ku kintu kigaragara kugira nshishikariza abantu kumenya stylish ni muntu ki agiye kuduha ibintu bimeze bite rero uhereye ku kintu gisanzwe kidafite imbaraga rukuntu abantu bibaca intege bakwere ku kintu gifite imbaraga rukuntu abantu bibatera imbaraga zo kugukurikirana bavuga se umuntu uhereye ku kintu baby cause of your body mbona nzisanga police sinshaka bakunjana ngo mbone bakuntwara baby cause of your body mbona nzisanga police sinshaka bakunjana ngo mbone bakuntwara see bad man I'm fall in love too faster I be like a pasta I'm feel like a rasta Mufasa ntabwo mbari kiragi uri mutabumere byabigoye sana Sangrife tuzitibira gitwe muri nikirage muri slang z'abanyacyanga ku bantu mucuruzi byangwe iyo umuntu yambaye Sangrife yambaye ikirage ikintu kitavuga grife rivuga kuri icyo kibazo ntago ndi single the girlfriend Yes, greetings ladies and gentlemen, welcome back in Sundown Show, and tonight we are going to have Mr. Stylish, aka Antoine Stylish. Yeah, man. Bro, welcome. Thank you, my bro. Yeah, the waiting is over. People have been waiting for so long. I've been waiting this to be done, but I thank God that today Antoine Stylish agaragaye kuri kamera za Gerald Dikels. Ndakeka ko ari support ikomeye ugiye gushyira kuri YouTube channel kuko uri umuntu ufite fan base nini byatari muri Gisenyi, Igoma, aho dukunze kwita Dubai, KGL za Musanze, kubera ibintu ukora turibuze kuvuga nyine uko turibuze kugenda tuganira. So in introduction, first of all ndagushimira ko wigomwe kubera ko twese tuba dufite akazi cyane noneho we kubera nyine industry urimo n'ibintu na show iri naha ibintu bijyanye na Tour du Rwanda n'amapera ari buze kuba byari bigoye ariko kubera ko isezerano bari isezerano wigomye gerageza kubahiriza time twahanye. Niyo mpamvu uyu munsi nishimiye kukwakira hano. First of all, Antoine, man, I'm very happy to have you right now. Thank you, in the building. The wait is over. The guys in the house. So, Antoine. Yo, my bro. Abantu benshi bakimara kubona nakoze flyer nyuma yuko abenshi bari bagiye bakunsaba bavuga ariko kutatuzanira Antoine urabizi ko man since last year twahoze dupanga uburyo twazakorana ariko ubu nibwo Imana yabishatse nyine nibwo bibaye. Abantu benshi bahoze bambaza ati Antoine kutamuzana bimeze bite man, kari we big guy dufite hano muri G-Town, haba muri fashion haba muri music, ko akora ibintu biri dope. Ndaza kubaha Instagram account ye, ndaza no gushyira wenda link yayo muri comment muze kujya kuyisura man, muri buze kwikanga kabisa, iri clean iri dope man, muraza nyine kubona ko nakiriye nyine umuntu udasanzwe. So Antoine, kuki niye mpamvu cyeka abantu baba nyine bagukunda byatari ku buryo nditangira gukora ibiganiro batangiye kuri uwo munsi kugira ngo dukeneye Antoine kuri kamera? Buriya urakoze, mbere na mbere mbanje kugushima kuba warantekereje kumva ko twakorana ikiganiro n'ibintu byiza ni by'agaciro. Yego bro, ibyo ndabishimira cyane. Rero gituma abantu bankunda ni uburyo mbabanira, ngerageza kubana na buri wese uko abishaka nuko akeneye ko tubana. Kandi umuntu wese ndakeka yo mubaniye neza utamubangamiye abagomba kugukunda. Nkeka ko ari ibyo ngibyo ko ngerageza kubabanira neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kugira ngo wumve wenda level biriho, hari abantu bamwe bansabye barambwira ngo watubabariye tukaza kuba duhari ubwo uri buze kuba uri gukorana na Antoine kugira ngo tuze nyine guhavinga fan turebe vibe bafite twumve muri buze kuganira. Ndabwira n'ubundi byo tugiye guteka tugiye kubitekera, nibwo mutegereze borize kuba geze ku meza, then muraza nyine kwibonera igihe. Urumva ko hari abajene benshi baba gukunda barafya ko barafyangu nyine yuko tubana mu mujyi.
so nuvuga ngo ni ikiganiro mfitiye icyizere ko kiri buze gutuma abantu barushaho gukangukira ibyo dukora cyane. hari umuntu ufite abantu benshi cyane bagukurikira Yego. uburyo nzi ko ikintu cyose bagerageje gushyira kuri Instagram story cyangwa WhatsApp status kigera ku bantu benshi bagiye batandukanye harimo n'abantu bari muri domaine y'ibintu dukora n'abandi bajene muri rusange. Yego. Antoine, uyu munsi wenda ndibuze kwakira nk'umuhanzi ndagostinga nk'umuhanzi ariko on the other side cyo kwakira none nk'umuntu uri muri fashion cyane. Ibyo byose ni ibintu nkora. Duhereye ku muziki bro, watangiye gukora umuziki ryari, ni ryari watinyitse kumva ko impano ikurimo ugomba kwishyira hanze, ni gute waje kwisanga wadropinze indirimbo ya mbere hanze? Indirimbo wayikoreye yitwaga iyihe? Tunyuriremo gake mu rugendo rwo kujya muri music gatoya. Buriya urugendo rwanjye rw'umuziki rwatangiye kera nkiri n'umunyeshuri, nakundaga kuririmbira bagenzi banjye, buri abantu banzi twiganye bari baziko nkunda umuziki cyane, ariko hari imyaka nyine urabizi, hari imyaka igeraho cyane cyane muri Gisenyi ukisanga dukina football cyane. Buriya abantu benshi bari baziko nzaba mu football wa dance cyane kabisa. Niyo talent wari ifite? Ni mbere munane mwiza cyane. Ubura Amavubi ebana yahombye mu Mediatex. Icyafrika twatwara gisubiye cyane, umuntu nzi neza ziko mediane yanjye yabaga ikaze, ariko noneho nuko iminsi igenda yicuma, uko imyaka igenda ijya imbere, isi kazana n'ibyayo, isi kazana n'ibyayo, nisanze noneho nisanze bya bintu nakundaga ntakora ndi kubikora, none ari byo bita umuziki. Kuko na mbere ko droppinga nari maranye hafi projet yanjye, nari nyimaranye hafi imyaka 2 cyangwa 3, kuko siyo projet na sohe ya mbere ntabwo ari projet ya mbere nabanje gukora, kuko mfite projet nyinshi cyane nabanje gukora, ariko projet garanone nyisohore ni bagenzi banjye barambwiye noneho tubabarire ugerageze iyi ndirimbo ushiremo imbaraga ijye hanze abantu bayibone. Numva ko abantu babikunze bantera imbaraga, indirimbo ndayikora. Indirimbo nayikoreye kwa Babit, shout out to him. Babit, the guy is doing great man, shout out to you guys. Audio mastering na Bobo Pro, video ikorwa na B8. B8 bari kubarizwa muri Canada. Shout out to him, nawe yaramfashije cyane, nkoreye ishusho ryiza cyane. Video yarimo abantu benshi bamfashije cyane, nago bose turaza no kuyereka abantu baraza kujya kuyireba. Yego, indirimbo nabanje gusohora ya mbere yitwa Body. Yeah. Okay. Yasohotse mu mwaka? Yasohotse 2023 mu kwezi kwa 12. Okay. Vango imaze umwaka n'amezi. Nkuko wenda ubivuze, ni indirimbo yakozweho n'aba producer wenda bari strong, inakorerwa mastering wenda numwe mu bantu tuvuga ko kugeza uyu munsi wa mbere Bob Pro no gukorera abahanzi bose bari kuri top level mu gihugu no muri East Africa, arabajya gukoreshayo. Kucyumvishe ko ugomba guhera mani kuri iyo level kamera nkaho umanitse agati bro. Buriya njye muri life yanjye ukuntu mera mba numva nakora ikintu kuri perfect, mu bushobozi bwose naba mfite mba numva nahabana ikintu byibuze umuntu abona nakakubwira mu mbaraga zawe wagerageje, wabikoze habura igihe gusa, n'ibindi wowe ubwawe wagerageje gushiramo ifati yawe yose. Nanjye ndareba ndavuga byibuze koko nimba ari indirimbo ngiye gutangirira, ari indirimbo ngiye guhera muri project mfite, mba ngomba kureba abantu bari strong. Urumva rero indirimbo Bobo Pro yakozeho aba ari indirimbo ifite imbaraga, mastering yo urayumva, n'indirimbo yanjye uyumvisha uvuga ko ari indirimbo ifite imbaraga, ifite n'ishusho ryiza. Urumva rero nagombaga guhera ku kintu kigaragara kugira cishikariza abantu kumenya stylish ni muntu ki agiye kuduha ibintu bimeze bite. Rero uhereye ku kintu gisanga kidafite imbaraga, ukuntu abantu bibaca intege, bakuhere ku kintu gifite imbaraga, ukuntu abantu bibatera imbaraga zo kugukurikirana, bavuga se umuntu uhereye ku kintu nk'iki project zikurikira zizaba zimeze gute, zaba ziteye ubwoba kandi nako bigomba kugenda. Turirimbiyeho gato kuri kuri Body, kuri Body. Listen, see baby, cause of your body mbona nzisanga police, sinshaka bakunjana ngo mbone bakunwara. Baby, cause of your body mbona nzisanga police, sinshaka bakunjana ngo mbone bakunwara. See, bad man, I'm falling in love too faster. I be like a pasta, I feel like a rasta, move faster. Ukurikiye lyrics wumva ko nyene lyrics z'abataoneri kabisa, feel like a pasta, I'm a rasta, I'm faster, man. So man, karakanyizemo kandi ndakeka abantu baraza kujya muri comment, hari ukuntu dupiningamo link y'indirimbo, uwo kigira muri comment gusa ugahita ukilika kuri iyo link twapininze, ugahita ubasha ku accessing iyo ndirimbo bikoreye cyane. Ubundi
waba ubaye convaincre ugahita ukora subscription kandi likinga ugashyira n'aga comment keza ku buryo naza kugasoma biza ko courage yo gutuma asubira muri studio cyane ko iyi impano umuntu akiri kwirera nagita itangira kuzana inyungu ahubwo ifata igihe nyine. So rero umuntu utaratangira kubona amafaranga nga generating muri umuziki abashoyemo icyo abakeneye ni appreciation z'abantu no kumubwira ibyo yakosora n'ibyo akora neza fatiraho nyine agakomeza kuri iyo level. Ku muziki wenda twumvisha ko indirimbo ya mbere wayishyize hanze 2023 nyuma ikorerwa n'abaproducer wenda Babit, mastering ni Bopro na video twumvisha nyine ko ni indirimbo iri kuri high level. Hanyuma reka tuse nk'abava mu muziki gato tujye muri fashion nubwo bijyanirana. Muri fashion abantu batazi Antoine bamubonye ko iyi spotlight yangiriho abantu bari hafi kuzura 10,000 kuvuga ngo hari abantu benshi bazi Antoine hari n'abandi batamuzi. Nukuvuga ngo ku bantu batazi Antoine apatuye kuba afite iyo talent ari n'umu artiste ukora umuziki hano muri G-Town n'umuntu uri muri fashion ikintu kijyanye n'imideri imyenda uramubona uburyo yambaye ndibuze kubahereza outfit yose duhere ku nkweto tujye kuri jeans tujye koti byose uraza gusanga n'umunigamana aba yambaye griff sangriff reka nacyo ntabwo kwambara ikiragi wowe mutabumere byabigoye sana sangrife tuzitibira gite muri nikiragi muri slang z'abanyacyanga. Okay, ku bantu mucuruzi ibyangwe iyo umuntu yambaye sangrife yambaye ikiragi ikintu kitavuga griff rivuga griff yavuga amenya ko ku mutwe wambaye Louis Vuitton ni koti ni Louis Vuitton gutyo Balenciaga niba nibeshye ku nayo ni Louis Vuitton shoes Louis Vuitton Paris no munsi rabikora Louis Vuitton Paris n'inkweto nane Louis Vuitton ikoti ni Louis Vuitton ingofero ni Louis Vuitton jeans ni Levis. Urumva ko man nta match ya gishuti Antoine agira Sanfote kabisa griff kuri griff. Urumva bro ni gute wisanze noneho uri muri fashion ukabigira akazi ku buryo n'uyu munsi tuje mu kiganiro ariko bamwe mu bahanzi bari buze kujya kuri stage mu kanya kuri beach kuri public beach muri show ya Tour du Rwanda after party hari bari kuguhamagara kugira ngo dukeneye imyenda turuze gutwara kuri stage numvaga aba producer abahanzi baguhamagara dukeneye amakechi imyenda wayisanzemo gute? Urareba kwisanga bura twagize amahirwe kwisanga duturiye umupaka yego dusanga dufite Dubai yacu hano Igoma urumva buri mu bintu byagiye bifasha kwisanga ndi gucuruza cyangwa yego je imyenda nabitangiye ari kubikunda nje ubwanjye niyambika ko nkomeza kwiyambika abantu bakabikunda umuntu akambwira wambaye ibintu byiza wazanshaka ibintu nk'ibyo nkiri n'umunyeshuri ugasanga abagenzi banje bakunda kugura inkweto nambaye niga muri Twankoni bakunda kugura inkweto nambaye imyenda mfite barayikunda ibintu nk'ibyo ngibyo nk'umutawnere turiye umupaka nanjye ndavuga se why not ibintu abantu bakunda mbona bankundira noneho ntabibyaza umusaruro bikaba bifitiye umumaro bikagira n'abandi umumaro kandi nkagetinga profit muri icyo kintu kuko kwambara ni ikintu cy'ingenzi cyane muri life. Rero uransanga ni ibintu byiza abantu bakunda uburyo mbikora nsanga rero nanjye byaba byiza noneho ibyo bintu mbikoze noneho nka worldwide kabisa bikaba akazi nangira gutyo nangira ndi gucuruza mu bashuti banje mano duturanye bigenda bikura uko ngenda ngaragara nahura n'umuntu akambwira urasa neza se uri umuhanzi n'ibyo ngibyo ko ngiye model ukibona ubona kabisa ari byo birangira nisanze none muri yo kariyere y'icyangwe mbigira akazi kandi uburyo mbikora nge nkeka ko mbikora neza cyane. Ni ukuvuga ngo nk'abandi bapeti benshi b'igisenyi uburyo tuba twarakuze kubera ko Goma ifite ikibuga cy'indege kinini mpuzamahanga bazana amabaro menshi y'imyenda akagwa hano ku kibuga abantu bakajya mu masoko ugasanga buri grife yose ubonye umuhanzi w'umunyamerika yakoranye nujya muri Kongo umusoko uri buze kuyisanga mu itahana twese byagiye bidukururira kujya kugurira imyenda Igoma uretse ko back in the days byabaga binahindutse uretse ko byahinze kubera agaciro k'idolari ubaka kugira ngo ibintu bibashe kugeraho n'iterambere rigenda riza yego ukuvuga ngo nawe niko wisanze mu myenda bakundi umuntu atangira akora ibintu kuko abikunze nyuma bikazabyara ko kubikunda ushaka gusa neza noneho bikarangira bya bintu bibaye akazi. Yego umuraperi bita Green P niyo waririmbye ngo ibyatangiye ari utugesogeso ubu nibyo bizana amaronko nibyo niko bitangira byose ibintu byose bitangira nawe uri kutureba niba ukora umuziki kuko ukunze time zagira n'ubundi bizanira amafaranga weba profession ugire discipline ukozeho n'ibindi byose waba ukora igihe kiragera nubwo bikunze noneho bikaba n'akazi cyane. So Antoine nyuma yo kwisanga uri mu myenda n'umuziki ni ibintu byunganirana birakorohera donc wagaragara neza ko ufite swag sibyo
bikanagufasha no kubona amafaranga ushira muri wa muziki cyane kuko byo noneho aba ari akazi 100%. Abona akazi. Ntago wajya kuzana umwenda ngo uhere umuntu ubuntu, ntago bishoboka, aba ari akazi. Uburyo ukoramo akazi kawe wenda ko gucuruza ubikora gute? Ufite iduka, ufite website, ukora gute nyine ku buryo abakiriya bakugeraho? Niba ufite na address tuyamamaze abantu bayimenye. Mfite iduka Mbuga Ngari ku Kinyambo. Iduka ryitwa AB Shop. AB Shop. Pungoranamo n'umuvandimwe wanjye yitwa Bobo, nkunda kumwita Kamavinga kubera utudread yari afite, nabona agasa Kamavinga. Ari no mu bantu bategereje ikiganiro. Shout out to you guys, nawe numu stylish. Nibyo. Yambika abantu bari big mu gihugu barimo nka Yago n'abandi benshi, nawe numu G wa fresh, wenda nawe tuzagira igihe cyo kumutumira tuganira. Ni iduka ryacu rikorera Mbuga Ngari ku Kinyambo, wadukenera yahagera ko address yawe iroroshye cyane. Yego, ni kuri kaburimbo, ni kuri main road, ufasha umumotari ukamugera ku Kinyambo. Wageze aho ngaho ukeneye contact za Antoine twazitanga, no kuri Instagram ziriho, no kuri Instagram naho nkeneye wambona. Nje bijyanye n'akazi kumbona bya byoroshye. Umuntu yaca kuri Instagram wambona, kuri address naboneka, na call isanzwe naho naboneka. Yego. Nuvuga ngo ubu ngubu ibintu wabishyize ku indi level, ufite address, uranakodesha imyenda kuko mu bahanzi baguhamagaraga mu kanya ko harimo abo ugiye gukodesha just kujya kuri stage, ubundi bagarura icyangwe. Biriya bintu byo gukodesha apari y'abahanzi ubona abanyagisenyi babyumva? Urebye bagenda babyumva gake gake ariko si cyane. Si cyane. Ariko uko umuntu agenda abikora, akabikorana imbaraga, akabikorana umwete, bagenda babikunda. Iyo babonye wambitse abahanzi runaka, ko abantu kuno tubayeho dukunda bese ibintu bisa nkaho byagaragaye. Ikintu cyagaragaye kwiganana nibyo biye. Rero abantu bisanga nambika abahanzi, ugasanga n'abandi bajene basanzwe bakeneye kwambara bage mu birori bitandukanye, ko sinambika style za gihanzi gusa, ngena mbika style zose zishoboka. Ukeneye kujya mu bukwe n'amasuti ndayagira, ngwambika amasuti meza cyane. Ukeneye kwambara biri simple, ko ngena akazi kanjye. Ko ngiye ikintu kijyanye kuri beach, umudeli wose ukeneye ujyanye n'ahantu ugiye ndawukwambika. Ko niko kazi kanjye. Turabyumva ko muri fashion, mu mideli amafaranga yo yabona, ariko se nigeze kubona witabiriye igitaramo cya Boat Party uraperforminga. Reka mpera ngaho nkubaze ngo umuziki wo umaze gukora, umaze gushyira indirimbo zingahe hanze? Umuziki maze gukora, maze gushyira indirimbo 2 hanze. Imwe ni ifite video ariyo Body, ya kabiri yitwa Dede, ifite lyrics video, nayo iri kuri YouTube channel yanjye. Okay. Kuri izo ndirimbo 2 umaze gushyira hanze, ni amafaranga angana gute umaze gukorera mu muziki, duhereye no kuri icyo gitaramo wenda witabiriye cya Boat Party? Urebye ikintu cyose kijya gutangira, ntago ushyira amafaranga imbere. Yego. Ubanza ugakora ibyo ukunze, abantu bakakumenya muri ibyo bintu, ugashyiramo imbaraga zawe, umuntu umaze kubikunda, amafaranga araza. Amafaranga agenda aza. Ku bijyanye n'amafaranga wenda ntago nakubwira ngo umuziki umaze kwinjiza amafaranga angana gute, ariko byibuze biratanga icyizere. Hari icyizere uba ubona ko ushobora kugutekereza bakagutumira ukajya guperforminga. Bigaragara ko n'ubu umaze nko gukora nka package y'indirimbo 10, ushobora kuzajya noneho ujya gukora big stage kabisa, performinga n'amafaranga akinjira nk'uko no muri fashion yinjira. Bigomba gukunda, agomba kwinjira ibyo bintu. Tugarutse muri fashion turajya tubivanga, byose n'akazi kawe. N'abantu wenda bangahe bari fame bake wibuka, ko benshi ntago umuntu ahita bibuka bose, cyangwa nkubajije ngutunguye, ariko se ni bangahe wibuka umaze kwambika baba bazwi nk'amazina akomeye mu gihugu? Nambitse Kevin Kade, nambika Konfi, nambika Bishanya, ni benshi nagiye nambika bose, urumva nago najya mbyibuka, gusa abahanzi nyarwanda benshi umubare mwinshi cyane. Kuko muri abo bose uvuze nta n'umwe uri buze gukora show hano, kandi bari kuguhamagara ngo bigeze nimugoroba ejo dukoze, haza kuri list hakiyongeraho n'abandi. Nibyo cyane abaze guperforminga n'abanye ba Bruce Melody, ba Bushari, abahanzi benshi, ba Chris Easy, ba Kenny Soul, benshi bari buze gukora na The Same, bari buze guperforminga. Ukuvuga ngo konge kukubaza iki kibazo next time haba hagiye abandi bahanzi. Urumva ko hari umuhanzi ukeneye gukora wenda nka video hano Gisenyi, akeneye umuntu uri umwambike, wateguje Antoine mukaganira bijyanye
na video ushaka gukora ashobora kuguhereza package ijyanye n'imyenda yose waba ukeneye gukoresha muri iyo video. Apari y'abahanzi abakinnyi ntabwo ujya ubambika? N'abakinnyi ndabambika. Kanumvaga n'abakinnyi ndabambika kabisa cyane, n'abakinnyi ko bafite ukuntu bagira udustile twabo twihariye tukabutura udushort ibintu nabo ndabambika cyane. Antoine, muri vision ufite mu muziki ni nk'izihe nzozi ufite mu muziki kwa batwenda uyu mwaka mbashe gukorana n'uyu muhanzi cyangwa ngakorera muri studio, mbese ibyifuzo byawe muri uyu mwaka mu muziki biteye gute? Urakoze. Ibyifuzo byanjye mu muziki ni uko nakora umuziki wanjye ukagira ahantu hamwe uva n'ahandi ujya, ukaba umuziki w'umumaro kuri njye, ukaba n'umuziki w'umumaro kuri societe nyarwanda, urumva, ukaba wa muziki ushobora kuba wava mu gihugu cy'u Rwanda ukaba uri umuziki uri international, urumva, hanze y'u Rwanda ukumvikana. Ko ni naho target mba mfite, nagomba ndi gutagitinga ngo wenda umuziki nyine gukora nyine ko wumva n'abantu bake umuziki wanjye na limit bufite, mba nyine umuziki uri worldwide. Ni inzozi none umuntu aba afite, I mean inzozi ngiye mfite mu muziki wanjye nuko naza mu bahanzi bakomeye mu Rwanda, abahanzi bakomeye mu Rwanda, nkaba n'umuhanzi w'umunyagisenyi wagize impinduramatwara mu muziki w'igisenyi, nagira ikintu kimwe nkora kabisa kurya umuntu ajya avuga akubwira dufite umuhanzi mwiza, dufite stylish, n'umuhanzi akaba n'umu stylish w'umunyagisenyi ufite aho yageze, yanagejeje umuziki wa Gisenyi. Wenda ku bantu bibuka mu myaka yashize twagiye tugira abahanzi bakabije inzozi Antoine Stylish afite nonaha, twavugamo nka Young Grace yagiye akora indirimbo ziri strong zigafata igihugu ku buryo yari presentingaga Gisenyi, akaza no mu baraperi bari bakomeye icyo gihe mu gihugu, kuko bari n'abategarugori aba female artist muri hip hop. Nyuma twavugamo nka Faiso yigeze nayo gukora abahani Gisenyi ariko akora indirimbo zifata igihugu zirimo nk'impeta, abantu barazizi indirimbo nyinshi. Today yagiye no muri za Guma Guma, urumva ko n'umuhanzi wari dope. Bagize n'abandi bahanzi benshi bagiye bakora ibintu baturutse hano Gisenyi, so kuba Antoine abyifuza ntabwo ari ibintu bidashoboka, ni ibintu bishoboka iyo umuntu afite impano ari smart mu byo akora, nta limite iba igomba kuzamo uretse ikibazo cy'igihe gusa. Antoine, urebye uburyo wenda industry muri Gisenyi ihagaze ku bijyanye wenda n'ama TV station ntayo dufite, radio station dufite ebyiri, RC Rubavu n'Isango, nazo ubona zitungwa cyane nyine n'abatawuneri kuri level twifuza. Ukareba ama YouTube channel aracyari makeya, kandi muri iki gihe YouTube zisigaye zibasha gupushinga umuhanzi cyangwa n'ikindi kintu cyose waba ukora n'ubwo umukomediye ukagera kuri vuba vuba kuruta ko wajya kuri radio cyangwa no kuri televiziyo. Ubona ukuntu ibintu bihagaze kuri uyu mwanya, byoroheye umuhanzi w'Igisenyi kuba yakora, cyangwa n'undi muntu wese, undi munyempano wese uri muri fashion, uri muri comedy, uri muri film, kuba yakorera hano muri Gisenyi ibintu bye basi byibuze abanyagisenyi bose bakabimenya? Ibyo bintu birashoboka kandi cyane. Icya mbere umuntu aba asabwa, yaba umuhanzi, umunyamideli, umuntu wari wese mu kazi akora, ukoze cyane ugahozaho ukagira discipline mu byo urimo, byanga byakunda ibyo bintu babigomba kwemera, bigomba kugira aho bigera. Naho mu bijyanye wenda n'ibintu bimwe na bimwe bitaragira aho bigera, nkuko wari ubivuze, ama YouTube channel cyari make, radio station dufite ebyiri, TV zone ikibazo. Urumva rero biba bisaba kubashira imbaraga nyinshi muri ibyo bintu, akegera aba YouTubers bahari nibwo baba ari bake, bakagerageza gukora ibyo bintu bike bigenda bikura, kuko umuntu umwe ashobora kugeza ku wundi muntu bikarangira ugeze no ku rwego rwa KGL, ariko byahereye iwacu Rubavu. Gusa ntabwo byoroshye kuba wabikora. Impamvu mbashije iki kibazo ni ukugira ngo nk'umuntu wenda uri buze kureba ikiganiro, wenda yaragiye nko muri diaspora amaze nk'imyaka myinshi ataba Gisenyi, niyumve ko impano zidahari. Impano zirahari nyinshi muri field zose, haba muri swimming, haba muri football, haba muri basket. Gisenyi ifite talent nyinshi byatari, ngiye nkeka ko ari nako karere ka mbere mu Rwanda kagira talent cyane, ariko kuba nta spotlight zihari ku buryo abantu basha kugaragaza impano zabo, mbona aricyo kintu cyonyine kitudindiza. Niyo mpamvu nafashe initiative ndavuga ngo reka nkore YouTube channel kugira ngo ngerageza no kugaragaza ko dufite abo bantu, ko abo bantu bahari. Kuvuga ngo rero nkuko ubigiremo inama abantu mu byo uri gukora, gerageza kubikorera promotion mu buryo ushoboye, mu buryo buhari, mu buryo buhari, umenye ko abo maximije. Niba wakoze indirimbo uze do premiering, ujye no kuzindi channel zose zishoboka, ujye kuri Instagram, WhatsApp, ubungu ushoboye kuyikoresha ibintu bye bikaba byagera kure. Niba urebwa n'abantu 200 kuri WhatsApp, ufashe indirimbo wakoze ukayishyira kuri WhatsApp, abantu 200 hakavamo 100,
bagafungura ya link uhita ubona views 100 deja zikoze subscribe ubonye abasub 100 uyimpaye iyo link nkayipostinga njye mfite abantu wenda 400 na hakavamo wenda abandi 200 muri 400 urumva ko ni ibintu byoroshye ni ibintu byakunda kandi bikagera kure nitugirana urukundo niba nguhaye link ntugire ubunebwe bwo kwisharinga twasupportingana kandi ibintu turi gukora bikagera kure kandi nibigera kure buriya nka Antoine abashije kuba nk'umuhanzi ukomeye ahita hinduka uruganda ahita akenera umu manager ahita akenera umu makeup artist ahita akenera umu photographe bazajya bagenda nawe amufotora n'ibikorwa byose arimo ahita akenera umuntu wo kumucungira umutekano umu security guard ahita akenera umu producer ni ukuvuga ngo Antoine tubashije kumusupportinga akagera kuri level atumirwa mu bitaramo bikomeye agatangira gucuruza no ku social media acuruza imiziki platforms zose yafasha abandi bantu nk'inyuma bafite impano muri photography muri bodyguarding ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga niyo mpamvu babyita uruganda dufashije rero abanyempano bacu byateza imbere akarere n'igihugu muri rusange kandi n'ubundi inyungu ikagaruka muri community dutuyemo. Antoine wenda kugira ngo sinze no kugutindana cyane turi kugana ku musozo wenda tuzagira icyo kikongera guhuza tuganire. Hari abantu bamwe bambwiye ngo ngire ibibazo nkubaza kuri WhatsApp ndabizi hari abambaje ati Antoine ko ari umu stylish brand akunda muri brand zose zihari zaba za Adidas za Nike za Louis Vuitton za Balenciaga za Gucci Fendi ni yihe griffe ya Antoine aprefera kurusha izindi zose? Griffe ya mbere nkunda ni Prada Milano. Griffe ya kabiri ni Louis Vuitton. Ya gatatu ni Balenciaga. Akizindi zose ziza tunzambara ko nkunda griffe muri rusange ariko izo nshize imbere ni zishatu. Prada Milano, Louis Vuitton Paris na Balenciaga. Nizo griffe nkunda. Hari n'abasista bambajije barebye amafoto nakoresheje nkora flyer baravuga ati mujene ni bogari kabisa. Ku bintu bijyanye na relationship bihagaze gute ari single ko twateye imbere dutinyuke tumwibarize? Kuri icyo kibazo ntago ndi single. Ntago uri single. The girlfriend. Very twamusuhuza twamuvugize wallahi twamusuhuza twahari kabisa. God I'm blessing kabisa to. Amazina yitwa nde? Grand wanzari bisuma ku rwego ushobora gutangaza umukunzi wawe ugasanga bana ejo bamutereye ivi. Anyway, ikibazo cyabazaga gusa niba Antoine ari muri relationship kandi ndavuze ko ari muri relationship kandi umva ko sana iri serie ko burya bivuze iri serie uvuga ngo abakobwa rwose mwari mufite yerekwa ni mwirwe muri tambutsa urumva ko cyapfuye. Akabazo ka gatatu bavuze ngo hari umushiti wawe mukunda kuba ngo muri kumwe ntabwo mwibuka izina mwigeze no kujyana kwa Lucky muri RBA bambwiye ngo ugire ikintu umuvugaho uriya mushiti wawe mbese ikintu abantu batamuzi nyine tuko ngo ashobora kuba ari umuniga nawe ushimishije cyane dushobora ngo no kuganira akaba yakwentertaininga abantu akabafasha kuruhuka. Nibyo cyane. Yitwa nde? Yitwa Elise. Ya bamwita Elise. Elise kabisa no muniga wa fresh cyane uri humble chillinga fresh kabisa na rungu agira muri kumwe. Yego. Ni no muji mwasharinga ideas zikagira ahantu zigera. Muganira nyine arabaji muganira mukaganira bisanzwe hanabaji muganira kabisa ukumva ko muri kuganira ikintu gishobora kubabera icy'umumaro. Bateza imbere. Yego. Uwo niwe Elise rero no muja mushobora kuganira ukabona kabisa bifite aho byabakura naho byabageza. Sundi Antoine ku kintu wenda kijyanye n'ubushuti muri iki gihe yurebye abajene usanga umuntu afite inshuti just bajyana guhavinga fun ariko ugasanga kuba umuntu afite inshuti bashobora kwicara bakaganira business n'ikintu cyabateza imbere ugasanga ni bake. Ubushuti muri iki gihe uri umuntu ukunda kuba ufite click y'abantu benshi cyangwa ubukeneye inshuti z'umumaro zikugira ibintu bizima? Muri life yanjye je bundi bisanzwe nagunda kuba ndi kumwe n'abantu benshi. Nkunda kuba privacy. Ariko nigiye nagerageje kujya mu bantu nkunda umuntu basi byibuze wa mbere w'umumaro nanjye nkamubera w'umumaro ko bidufasha kubana neza nta makimbirana bahari kuko yubana n'umuntu we ari uguprofita gusa cyane cyangwa se ari wo mumaro kuri we bigerege ukarambirwa urarambirwa ako ari wo mumaro ku muntu nako wo mumaro kuri wowe no kumutakaza ubumva ari ikintu utapfa gukunda ko cyabaho. Nje buri nkunda inshuti ifite umumaro. Inshuti ifite umumaro mu buryo bwo kuba yakwigirira umumaro nayo ubwayo yonyine
n'abandi niyo itangirira umumaro kandi uvuga byuzuye inshuti representable ni inshuti nzima n'uwambonana nawe yavuga tugendeye kuri wa mugani bajya batubwira ngo mbwira ujyana nawe ndakubwira uwo uriwe handi uvuga byuzuye umushuti wanjye ndi proud yiwe no mushuti wa umuntu nawe uri seriye ufite icyo ashaka mu buzima abo nibo bashuti ngiye bankunda muri life yanjye man Antoine wenda nanjye ikibazo nari mfite nifuzaga kubaza nyine nk'umujeni wenda uba uri mu kazi umeze neza ufite amafaranga ari make meza ufite dreams uri kugenda nazikabya gake gake ubona kuba duturanye na Goma gutya ari imijyi yegeranye cyane ari ahantu ushobora kujya kugura isukari ukagaruka hano ugiye kunywa icyayi ubona ari nka yahe mahirwe turusha wenda nk'abantu batuye nk'Ibutare cyangwa i Nyanza buri urumva amahirwe ya mbere turusha abo bantu nuko twe bamfite nk'amahirwe kuba najya muri kiriya gihugu nkabona ibintu bitari mu gihugu cyacu bitari mu Rwanda mu bijyanye mu bijyanye n'ubuhahirane hari ibintu nabona muri Kongo binyoroheye kuruta uko nabibona hano mu Rwanda cyangwa se bikabira ahandi kure y'u Rwanda ariko kuko mba nturanye n'umupaka urumva ko avantage bihari byanyorohera kubibona hafi yanjye muri Kongo iyo ni avantage ya mbere turusha abantu batuye kure yaho kure y'umupaka ikindi cya kabiri urumva biratworohereza cyane iyo tugize igikorwa dukora tuba dufite abandi bantu badusapotinga bari hafi kuri side ya Kongo kuko urebye njya mbona nje nta Gisenyi na Goma imico tugiye kuyihuza byose ubona ejo undi mu ntambara abonaga ko twese nta mutekano twari dufite nubwo wenda byari too much ariko still natwe byari bimeze neza ntabwo byari bimeze neza ikindi wenda urebye nko muri business tuba turi gukora wenda ya music industry cyangwa se ubucuruzi nyine bugiye butandukanye ubona tutari dukwiye kureba uburyo wenda niba nkorera hano kuri YouTube ntatangira kujya njya no muri Kongo cyangwa n'umukongomani akaba yazana akavuga ati Antoine ndashaka kujya gukora interview hariya abatuye Gisenyi bamenye gutyo nyine kuko nk'ubu urebye Bargos indirimbo ze man ziri guhitinga ku TikTok yo mu Rwanda ziri guhitinga Gisenyi Bargos ni na rafiki yangu sana buri n'ubu ari hano Gisenyi ari no mu rugo bagiye gusura madame nuko ngera ari ngo nifite gahunda ko ngomba kubonana n'akandi kazi ariko ubona tubikoresha uko bikwiye cyangwa haracyarimo akantu ariko nabonye uyu Petit Joskid ejobundi yagiye muri Kongo akorerayo kandi wabonye ko ari ibintu byiza nicyo nabazaga mvuga nise ubona tubikoresha uko bikwiye amahirwe dufite turayakoresha uko bikwiye oya amahirwe dufite ntabwo tuyakoresha uko bikwiye ariko ntabwo cyaba ikibazo kuko noneho ntarirarengana n'igihe kinini kiratambuka ubu noneho twabikoresha uko bikwiye twatangira umuhanzi cyangwa n'undi muntu wese ufite talent wo muri Kongo akaza Gisenyi natwe tukaba twajyayo twabasura tukarusha nyine kubyarirana inyungu nibyo bakaza hano bagafata ibyo badafite hano natwe tukajyayo ibyo tudafite hano tukabikurayo no muri business ziri electronic wenda nk'izi wenda z'ama YouTube muziki ukaba wajya gukorera ku producer w'Igoma ba Mastora n'aba producer b'Akongomani ariko bakoreye abahanzi igihe kinini Kigali n'uyu munsi ageza hano Gisenyi tukabonana ariko akakubwira ati mfite n'ubundi zindi projet ndi kujya gukora muri Kongo ibintu nk'ibyo nwango abajene reka tubashishikarize nitukaje turebera umupaka hano tujye twambuka tugereyo niba Antoine ajyayo gukora business mwegere umubwira ati wenda nanjye mfite igishoro cyangwa se ndagusaba ibitekerezo kugira ngo nyine ayo mahirwe urusha undi muntu utari ku mupaka uyabyaza umusaruro nibyo Antoine turi kugana ku musozo hari wenda nk'abantu ushaka guha aka message cyangwa se hari ijambo ufite wumva wenda tutasoza utavuze nko hari nk'ibibazo wenda mba nakubajije donc ushobora kwifata umwanya ukagira nawe icyo uvuga buri yanjye ikintu cya mbere navuga ni message naho urubyiruko bagenzi banjye ijyanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi cyangwa se waba afite tala ikintu cya mbere nagiramo inama bagenzi banjye ni ugushira mbere yo gukora ibintu byose ugaputinga God first kuko ntacyo wakora udafite imana icyo cya mbere wakora icya kabiri ni ugukora cyane icya gatatu ni ukugira discipline udafite discipline na kimwe wakora byose wakora naho byagera hari benshi bari bafite talent ariko kubera discipline ziba imfabusa cyane njye nashishikariza abajene banjye kwegerana bakagira ubumwe icyo utazi ukegera mugenzi ukamubaza ko usanga abajene ari ukuntu turifunga ugasanga n'abajene turi muri age zimwe hari ukuntu dufata ibintu uko bitari
kundeba physical appearance nitambukira nta kuvugisha uramuja ariyemera wallahi kandi mu byukuri wanyegera nkagira ikintu gusharinga kigufitiye umumaro ariko ko utaranyegera ushobora kubunyumva nabi cyangwa se mindset ya yumva nabi kumva ko ndi umujene wiyemera utagira ikintu agufasha cyangwa utagira ide aguha kandi mu byukuri unyegera ukambwira njyewe muri life yanjye nkuko ari ubivuze mfite ibishoro runaka kugera igomese bisaba iki cyangwa se niki kindi kintu wenda twese ntabwo twakora akazi kamwe arakandi kazi gashobora kuba kari igoma arakazi kashobora kuba ari igoma ndiye ntakora ushobora kuba nakugiramo ide wowe ukagakora kandi kakakubera kumumara rero nibyo nsaba ko abajene dukwiye gutinyuka tugagira ubumwe ko muri Gisenyi ubumwe bwaho ni buke Gisenyi abanyagisenyi dufite ubumwe buke cyane ubusanga nk'abajene bo ahantu twakundaga kwita kuri kaburimbo kuri za 40 station marine ujya ku musigiti kuri Aljami usanga bafite ukuntu ari abajene batavugana n'abajene bano mu makoro za Yelka ugasanga bo mu makoro ntibavugana no mu mbuga ngari ugasanga bo mu makoro ntibavugana na hano MBG mbuga ngari ugasanga abo muri LCD bafite ukuntu nabo bakoze ikintu kimeze nka famille bagikwabo bonyene ugasanga nyine tumeze nk'abantu bacitsemo ibice noneho icyo kintu Antoine rekana nakikubwira icyo kintu ni ikintu nzi cyagiye cyafekta abanyagisenyi benshi cyane ku buryo ubusanga abantu bameze nk'abantu bacitsemo ibice batabizi ariko ugasanga niko biremye ugasanga nyine muniga ku muhanda unakinya avugana no mu makoro cyangwa abambuga ngari cyangwa LCD gutyo ku buryo bibaza ukuntu byikoze bikaducanga ari buriya n'igihe nashaka navugaga ngo nzagutumira ndikeka twarabiganiye dura za Labamba narakubwiraga ngo kubigaragara iyi platform ndifuza kuyubakira first of all abantu b'igisenyi kabiyabo bose bakayiyumvamo nk'umuhanzi meruka ko kwakira hano bita Jody Last umupeturi very talented ndaza kukumvisha indirimbo ye jewe nkunda kubwira abantu niba uzi ko hari ikintu ushoboye ubona hari ikintu nagufasha we mpamagara gusa ndaguha platform niba hari n'ikindi nagufasha kirenze kuba nagushyira kuri kamera twabikora nabyo urumva impamvu rero cyagiye nakubwiraga ngo ndagukeneye cyane nuko nari nzi ko uri umuntu urumwe mu bantu bari dinzi hano mbuga ngari na hano mu kibaya urumva no mu bajene bose bashobora kuba bambuka umupaka bajya gukora business hari avuga ngo bari abantu Antoine azatuma mbasha kubageraho nuvuga ngo hari abajene niba nakiye umujene bitaka kure ugiza gukorana ibiganiro bya sport banzi ko deja n'uwitwa Tibela banzi ko niba baje kuri platform abantu ba Majengo na Byahi nahise mbabona n'uwitwa Sidra Montana bahita bampereza babantu bahari no kuvuga ngo genda bizi cyane ko abajene Gisenyi bacitsemo banyine barimo amagroupe ataravuga ngo barabipanze oya ariko bacitsemo amagroupe rero icyo mbivugiye nuko waruvuze ngo abajene twegerane nubonye Antoine yitambukira yigendera wireba swaga ute wumva ko ngo ari umujene ngo wiyemera cyangwa se ngo mutavugana kuko wenda wowe ubona ariko nabona physical appearance mudahuza we egera umuntu cye bugufi umubwira icyo ukeneye ko agufasha ndahamya nashidikanya ko tumaze kuba smart man nta muntu wakwanga gufasha mugenzi we nta kibiri mu muhombye ahubwo hari icyo byanga as long as ubona umuntu afite icyerekezo ntabwo abura kumufasha dufashanye nyine shora ko nabufasha mfite ariko ntakugeza ko wagufasha ibyo nabyo birashoboka rero abajene nakindi kintu njye nabisabira nk'abagenzi banjye no kwegerana bakikuramo iyo mindset yo kumva ko hari itsinda runaka rya Majengo hari itsinda runaka rya MBG ari oya twese nk'abanyagisenyi twumve ko byibuze ikintu cy'umumaro cyanjye cyabita umumaro muri Gisenyi tube nka team football kuntu bimera igitego gitsindwa na Cristiano akaba ari ikipe yose amanota 3 ntabwo bayandika kuri Cristiano bayandika kuri equipe kandi hatsinze umukinnyi uri single rero ibyo bintu bifasha bura impano imwe cyangwa se irenze imwe iba ivuye Rubavu ikagira ahantu igera urumva ni avantage ni indi avantage ku mpano ziri inyuma binafasha rwa rubyiruko rwitinyaga kuba rwatinyuka noneho rukagaragaza bya bintu bibarimo rero ni ikintu kiba cyoroshye cyane numva bari ikintu cyiza ntabwo umujene ukeneye iterambere cyangwa se agaciro k'iterambere akwiye kwifunga akwiye kwegera abagenzi babo ukaba wabaza icyo utazi ukaba watanga icyo ufite kuko ari icyo ufite ariko ukakigumana mu rugo niki bicyumumaro kizane ugisharire abagenzi bawe kibi cyumumaro cyana boostinga na wamenye kuko twe dufite ukuntu dupanga ibintu akimana ikagena nibyo ngibyo ngiye niyo nama numva nagira abagenzi banjye bisa basenyera umugozi umwe dufashanye turebe ko hari icyo twazamura muri Gisenyi dore ko na platforms nyinshi cyane zihari zadufasha kuba twagaragaza ibyo dufite ariko ubumwe abanyagisenyi tubashije ubumwe bwacu Gisenyi mfitemo tala nyinshi cyane tubashije kumva ko niba Antoine yasohoye indirimbo twese ari devoir dufite yo kwipushinga nibyo
iyo ndirimbo kuba indirimbo yakorewe Gisenyi y'umunyagisenyi yagira views 100,000 mu gihe kitarenze ukwezi byashoboka meme na miliyoni kuko twaba twayipushinze algoritme za YouTube iyo zibonye ikintu abantu bari kukireba cyane isohoka itangira kugishyira mu icyo bita top chart tangira kugishyira hejuru kugira n'abandi bantu bahita bagifungura bakakireba no kuvuga ngo dukundanye tugasupportingana twatera imbere kandi inyungu n'ubundi twese yatugarukira nibyo ikindi kintu nababwira nuko bashonje bahishiwe mu minsi iri imbere bafite indirimbo nziza cyane nasoje no kuyishutinga indirimbo nziza cyane yitwa Moment. Okay. Izasoka nko muri Isama kwa gatanu mu kwa gatanu binashobotse nje nayibaha mbere yo kwa gatanu nkaba nko mukuru kwa gatatu tugutangira mu matariki 5 cyangwa byaba ngombwa bitewe nuko mba mpanga ibintu byanje nuko ibintu bizaba bihagaze ushobora no kwisora nyuma yaho mu kwa gatanu ni indirimbo nziza cyane. Okay. So tuzaba twitegereje umunsi uzagira hanze ndakeka tuzaba mu bambere bazayibona tuzagira n'igihe cyo kugaruka wenda hano premiering tuyivugeho twongere tuyipushinge nanone bishyashya kandi ndumva twasoza nkagushimira cyane ko ndabona kuri call abantu bakumereye nabi nkakuri kukajya no mu kandi kazi nyuma uze gusuhuza abaniga baye bose kabisa wana maniga yanjye bose tuzima mukora kills ababibona ndabasuhuza komeze mushyiremo kimwe kabisa ibyiza biri imbere hanyuma nidufatanya G-Town yacu izagera kure cyane kabisa inyungu niza twese zatugeraho. Antoine ndagushimira ku mwanya wampaye kandi nanagusaba ko akomeza gukora nyine ibintu kunze gukomeza kugira iyo discipline gukomeza kuba smart mu bintu byose ukora ukabijyanisha n'igihe ahisigeze kugira ngo utazisanga ushoboye ariko bijyanye na ahisigeze warasigaye. Ndumva twasoza rero wakoze kuza bro. Wakoze cyane my brother man. Yari Antoine Stylish kuri kamera na Jaro Dikels the plugger aka umuzira gutatarunse mwakoze kureba iki kiganiro tuzasubira ubutaha. Antoine Stylish yatuzaniye iyo track cyashya kandi akeka ko tuzayikunda tukabasha no kwipushinga kugira ngo wenda ikore breakthrough izindi ndirimbo zose zagiye ziza ariko zikahera mu 10,000 bya views wenda ikubita nko mu 100,000 hari ikintu twaba tugaragaje ko twahingiye kuri mindset biganye n'ibyo tuganira. Be sign out, be blessed.